nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkore ne kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo asomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. twakaze mwigira hano mbabwire mwihute mukomere cyane bakobwa banjye. Ariko bakobwa banjye ubundi iyo mukina mabi yibije mwahiye muraza nkabasomya. Enda wowe oya papa mama yatubujije kunywa inzoga tukiri abana bato. iyo kose kari uwo muri kona menyaga ibintu by'inzoga enda. Oya papa mama yatubujije kunywa inzoga tukiri abana batoya. Ibyo nawe urabimenya yiyenderera ata wowe mukuru yendere dusangiye. So bakubwirira nagwa wumva ko inzoga turakirese cy'imyaka 18 ari icyaha. Ariko mara we nawe ugana gutyo na myaka 18 ufite. Enda kamugwaneze rega kamugwaneza gatuma umuntu agwaneza. Zubona kanyamuneza naramuka yenda di. Kunywa inzoga ni bibi papa. No mu mategeko ya leta barabihanira. Muyene sofu bamwabo twakaze. Mujye mubura mugwaneza turuwame ariko mugwaneza uruwambe inzoga wayiremesha arakarama. Arine banguka hano nzanira noneho ya mineke iri hari inyuma ubu ngubu ndagiye banguka gira vuba. None simabuja ko kuransize ngira giye. Oyibutu turabivugana ugarutse bangu. Okay, wayizanye. None simabuja ufite musaza wanjye wareka nkamuhamagara akaza tukabana hano. Haryo gira musaza wawe. Yego. Okay, noneho akanze ngutize umuhamagare ubwaze mubane hano muri iminsi ntaharikira. Alo musaza wanjye. Ngwino hano mabuja arimo aragushaka. Mubwira fata akamoto ndakishyura. Fata moto arayishura. Okay, ni wowe musaza uriya mwana. Okay, ubwo yashakaga ko musigarana hano mfite urugendo ruramara amezi nk'atatu ni rurerure nyine. Muzacungura urugo ibyo kurya ndabibasigiye bihagije n'amafaranga ndakeka ahagije muziyiteho mbese muri make kandi muzarinde urugo neza.
ndakeka nanjye nakerewe kanze ngende ubu ngubu ndagiye muziteho. uri impande umbwira ngo shira ibyo ufite hasi nureba nabi ndakubaga. Oya uri impande umbwira ngo nshira gashira ibyo ufite hasi. Ibyo ufite byose bishira hasi. Uri impande umbwira ngo nshira ibyo ufite hasi. Ndakubaga. Hagira 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 hagira. Shira hasi. Muri nkabanda rero. Ubudi muri bandi. Turakubaga. Shira hasi. Muri bandi. Mushaka iki? Shira hasi. Shira hasi. Muri bandi. Natuje.
ko si uyu muntu koko mana byagenze Yesu we ko se bamwishe pe umva nta nakuka hari banzara kanyuma arimo guhumeka ariko si nta gihe mfite cyo kugira rwose Imana niyo izamutabara nzakagendana agacupa k'inzoga we nzakagendana nzakugendana pe abantu batamenya uburyohe bwawe koko iyo mbarebye ndababara uhaguruka nzi ngusigire mu maso wenda ibyo bisebe byawe biragira ngaho somaho wenda urahembuka nawe komera pe wabaye iki ngo nsobanurire wabaye iki nahuye n'abagize nabi bangirira okay bireke bisobanurira aho nako kuko katagushiramo rwose alo ni mutabare vuba umuntu agiye kumfira mwana we ibaze nta nubwo babona uburyo badusanga katugerageze tugende kanze gatoya yego Karamejire Munguki ariko ji igihe mba nakubwiriye ngo abo bantu bite ubakurikirane bite byawe ariko urabona amafaranga ubu muhombya buri munsi ibintu simbyumva ejo cyangwa uyu munsi urataha abantu umuntu azajya baha akazi bagakiniramo mu mafaranga yanjye tubafashe iki murashaka iki ubundi icyingenzi buriya nawe urakizi ibyumba byawe sibyo urabona ko mperutse kuzanamo umurwayi nifuzaga ko wamfasha njye mfite urugendo buriya rwa business sibyo ni wowe ejo wazanye umukobwa hano urwaye wakomeretse cyane wakurikiranye neza ni njye okay njye ndifuza aho neza si aho mukomere cyane sibyo njye ndifuza bako njye ndi muri business nshaka ngo mumwiteho mushakira abakozi bamwiteho sibyo ubwo urumva ibindi amafaranga yo nta kibazo ivyo byo biroroshye ni nako kazi kacu ibyo twarabyemeje kandi n'amafaranga yose twashoye no kubera nyine mwebwe ahubwo urabizi ko umuntu muzima umukiriya nyine dufata urugero nkawe tugwaye icyumba ahangaha utwishyura amafaranga 50,000 ijoro rimwe ariko kuva ari umurwayi uriya muntu 100 kuri wowe uramwishyurira 100 100 rwose ariko buriya iyo ni business cyangwa n'ubujura tugendeye mu nuza buriya ubujura ziturinda tukwiba gute urukubire
ni amafaranga 100 bose. Okay, nta kibazo sibyo ngiye kintu nshaka tegura abakozi bawe bamwita amanwa nijoro bamumenyera imiti sibyo amafaranga yo nta kibazo dore mfite n'urugendo rwa business amafaranga yo so ubundi washatse umuganga akageza kumwita hanga urumva turabaga ibyo rukumva nari mbiyobe kugira mbabwire yego okay ntacyo tuzajya tujya kumurira muri farumasi tumwomore amafaranga uzajya utwishyura uraduhereza avance 500 rwose kandi nayo urayaduye bitarenze uyu munsi ibyo nugira ikibazo mbere yuko ngenda amafaranga araba kugezeho ikibazo okay ya amafaranga hari rwose wowe tuzakorana nta kibazo cyo mfa no kubona mu mwitayo ariko se none ahubwo yagize amatsiko urano umugore wawe cyangwa nagahabara kawe nyine umugiye mugira uko siko nubahuka di urabona umugabo nanjye ari wo kujya mu bagore ubona nakubahuka bakakanya urabona iki gihe tugeze muri cya business ntabwo cyo kunivugiraga ikindi mujye mureba kuri business zanyu ni mukiki 500 rwose uyashyire kuri amafaranga arara kugeze 7 okay 5 6 8 nta kibazo mugire ikibazo sawa